muri iki gihe ubwenge dusigaranye ntabwo watunga abagore babiri musigaranye ubwenge bumeze gute ubwenge dusigaranye ni ukuvuga ngo gutunga abagore benshi ni ubujiji ubwo ni bumwe mu bwenge busigaranye bazatunga abagore benshi kubajyana heza muri iki gihugu mbese n'ubujiji gute kandi ubona ko ari abagabo batinyuma barakubaza mituweli si bitatu nose ubuza ufite abana 10 bose bakubaza mituweli ureba n'imibereho tuba dufite inaha bose bazabajyana ariko ibyo byose ubwo nibiboneka bizagenda neza inangane byakunda ntabwo ushaka gutunga abagore babiri Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. abibonye buri wese yiteguye kutuganiriza buri wese ameze neza urebye ku maso akanyamuneza ni kose ariko hari aho bitameze neza akwefu bani turazi kumva ibitekerezo byiwe turazi kumva ngo mbese bimeze bite mu buzima busanzwe bafite impano zitandukanye hari abadusetsa hari n'abarayi bugenda batubwira nyine ku buzima busanzwe hari abari butugira inama hari abari butubwire amabanga bakoresha murabibona kuri kamera zacu hari umugabo ahagaze neza byatari sinzi niba ariyo bita position de combat ntabwo mbizi ni position de combat ni poster de photo bidono ariko turaza kugenda twiga turaza kutubwira ukuntu bimeze aha atubwiye ngo witonde batagata gusti inde gatoya guste hagaze nk'iniga nabirenze bishatse kuvuga iki ngo nta kibazo iyo bavuze ngo nta birenze ni abari nta kibazo iyo nkweto hagaze yitwa ngo iki iyo nkweto wambaye bodaboda iryo ryayo niko bazi meze neza byatari mu buzima busanzwe hari abakobwa batubwiye ngo iyo nkweto barayikunda cyane nibyo abanyarwanda benshi zo dukunze kwambara nizo mukunze kwambara izo ngizo kuko zirahendutse zirahendutse kubera icyo wambaye zihendutse ubushobozi ushatse kuvuga iki ubushobozi ni ukuvuga ngo nyine niyo mafaranga umuntu aba afite byapfiriye hehe bipfiraho ko twebwe inangana kuko twatangira gutera imbere kubera iki mutaratangira guteza kandi abanyamazi mazi kuba bari yarahari ariko ni ukuvuga ngo twebwe mazi abayafite abafite ubushobozi bw'amafaranga mbese hano nta kimufite ahangaha twebwe nta terambere ntabwo turatera imbere kandi mbona muteye imbere akawapi ntabwo turatera imbere ntabwo tutari twagera ku ntera nk'iy'abandi yo mu mujyi hariya biratabikize hamwe mu byo tuzatera imbere reka ntabwo za nka leta iramutse ivuze ati reka abaturage tubatera inkunga twe twagera kuri revo kandi mbona uhagaze neza imeze neza byawe nta kibazo ibi ngibi nta munyarwanda ushobora kuba utakwambara ipantaro ariko hano ngo umurongora abagore benshi ngo umugabo afite nk'abagore nka 6 abagore benshi igihe simbizi ibyo ntabyo nzi wowe ufite nk'abangahe uvugishije ukuri mfite umudamu umwe wenyine umudamu umwe wenyine n'umwana umwe ntabwo uzi se batunze benshi ni abafite ubushobozi bwabo ubwo nawe uvuga ngo ubonye ubushobozi wawe ntabwo watunga abagore benshi muri iki kinyejana ariko icyo kibazo kirahari hari ababikora ariko n'ibyo njye sinabikora babigenza gute nyine nshaka abagore benshi ni ukwiteza ibibazo kwiteza ibibazo gusa ubwo nk'urugero ikiro cy'umuceri kiragura amafaranga 800 cyangwa 700 gusa ubwo ufite ingo ebyiri ukazabatungisha icyo abo bantu bose ariko bajya gukora bakazana byinshi none ntabwo ngize wumva ngunda ko yari afite abagore barenga 6 iyo myumvire ari iya kera n'abakifite ngo bose ibyo bakirimo ubu se nk'urugero kuva mu gitondo sindinjiza n'igiceri cy'icumi ubwo se ubwo watunga abagore babiri ukazabajyana he ariko umugore yagakwiye kuba yinjije nawe yayo mafaranga akaza akakugaburira se azajya guhingira amafaranga 700 muri 700 avuye guhingira nimwe aragize amayatunganemo muri babiri gusa
ibyo ntibyapfa gukunda muri iki gihe ariko watubwiye ko ikibazo ari ubushobozi ariko niyo wanabugira muri iki gihe ubwenge dusigaranye ntabwo watunga abagore babiri busigaranye ubwenge bumeze bute ubwenge dusigaranye ni ukuvuga ngo gutunga abagore benshi ni ubujiji ubwo ni bumwe mu bwenge busigaranye bose batunga abagore benshi ukabajyana heza muri iki gihugu mbese n'ubujiji gute kandi ubona ko hari abagabo bati inyuma barakubaza mituweli si bitatu nose uza ufite abana 10 bose bakubaza mituweli ureba n'imibereho tuba dufite inaha bose bazabajyana ariko ibyo byose ubwo nibiboneka bizagenda neza inangane byakunda ntabwo ushaka gutunga abagore ariko mu buzima busanzwe batubwiye ko n'ubudari n'indi mpano n'ubwo yanabigaragara kuri shaho byatari ushobora kuba ufite indi mpano nyine byose bizakananira kugira bite bisanzwe ndi umuturage bisanzwe guhingira amafaranga wagira amahirwe ukabona ucunguye nka 700 yo kurya kabanaye arabeshya njye ntabwo nakwemera ko waba uhingira kuri pe urahingira kuko impamvu ureba rakosi tuhagaze nk'urugero njye nagwa nk'urugero turafite amazu pe inahangaha tubatse ariko nta bushobozi dufite kandi mwubatse noze ko ufite inzu nk'iyi ngiyi ukaba nose nk'agwa nk'iki kizu uzakijyamo ryame kubera ikizi ubushobozi ntabwo dufite inangaha ndetse munaryama ku bushobozi none se waba ufite inzu nk'iyi ngiyi urugero turi ku isate twebwe ntabwo twabona n'umuntu uvuga ati nk'urubyiruko reka turutere inkunga harimo twari twabona kandi waza akagutera inkunga wabasane gutera imbere nabonye uri umusore nyine uracyafite imbaraga kuko uri umusore njye ndafite imyaka 30 urumva iracyari mike hanyuma umuntu aje kugutera inkunga kuyihe mpano ku mpano nyine nk'ubu tubona urugero umuntu arakubwira ngo nshaka kugutera inkunga tubwira ikintu wamugaragariza umuntu agomba kuzakubwira ati nyereka ibyo ufite mwongere wamwereka ikirere namwereka ubushobozi nanjye naba afiteho none agaheraho atangira kuntera inkunga mfite miliyoni yanjye mu mufuka n'urugero ndaje ndabwira ntigiye kuyakora ntabigenze nanjye nacuruza gucuruza cyangwa se nkaba nanorora nk'urugero ushaka kugenda ugafata imishwi 10 y'inkoko cyangwa 30 y'inkoko ukayifata ukayigaburira ku munsi ikazajya yinjiza amafaranga inote y'igihumbi ihoraho ya buri munsi urumva nawe ntabwo uba ukiri hasi uri kugenda uzamuka ikibazo muri n'akarishye batubwiye ngo abagabo ngo mukunda kwinywera agati icupa se reka nkubwire ntabwo ari bose kuvuga ngo uyinywa batayinywa kabina nongera inanga inzoga baraziciye gute inanga nta nzoga apfa kuhabona arabeshya nazibonye nizira zipfundikiye ndetse si inzoga nyine ziriya nzoga zipfundikiye nawe rero irahenze ukoze ishyano unywa icupa rimwe cyangwa 2 ya 400 barangije se nayo niyo ngo twinyweye 2 ya 400 rimwe 400 cyangwa rimwe rya kamwe kagura 200 kitwa ngo iki idunda ubwonko ariko se ko muri guseka mwatuye nubwo ngo iyo nzoga uramutse uyinyweye ifite amazina abiri ntabwo ushobora kurenza amacupa 5 ni ukunywa icupa rimwe cyangwa 2 bikaba birarangiye ntabwo usubizamo irya gatatu ndetse uyinyweye bawumva mu mutwe bimeze mu byumva se nawe ni za sereri nyine ni ukugira uzabashe kuryama uzabashe kuryama nusubwo ibitotsi urabibona ubwonko buri kwiduza ni ikibazo nyine oya ntabwo twakumva ngo ni ikibazo tubwire ni ikibazo gute kandi wagiye kukanywa ufite reka njye nkusobanurire iriya nzoga buriya kubera amaproduwi bashyiramo ntabwo ushobora no kuyinywa nibapfumura n'inzu reka uko wakaryamye uriryamye nicyo muyikundira none ahubwo abaturage benshi bagenda bayanga kubera iki kubera ko ifite ingaruka izihe ikibazo cyayo urabagwa no gutara akabariro biragorana uratubeshye uri umugabo tubwire niba byari oya niko bimeze byabayeho se abandi bose babikubwira oya we mbwira we turi bibaho byakubaye byagenze bite
nta mugabo ugitera ko yanywa iriya nzoga kuko ari amaproduwi bashyiramo none se ugira gutyo ukizazara bikaza akabiranga ese byanga gute cyangwa gute umusore arayinyweye ngo nyifite kuraje waragiye atatse ari umugabo ngo biranga kubwire dutandukanye twebwe ziriya nzoga zifite ingaruka mu buzima ziriya nzoga ubundi baciye inzoga bita nyirantare ariko iyo badupfundikirira niyo mbi kurenza iyo baduciyeho n'urubagariro ka nyirantare nakagotomera wasoma ariko ziriya wapi ikigaragara cyo ni uko bakerekera bishobora no gutuma ngo mukubita n'abagore nyirantare nazira bindi biri ngo mwabikoraga ngo mukarwana nanone byo abajyaga barwana ariko nanone aduga barukira nanone nta stress ndende ikivuka cyane nanone nta stress ndende ikivuka iyo ntabwo tuyumvise nta kibazo kivuka cyane nka mbere iyo stress aravuze n'ikibazo nta bibazo byinshi kivuka cyane nka mbere ibintu byose biri ku murongo nibyo hanyuma se mu by'ukuri tugiye gutandukanye gusoza ikiganiro nta kintu na kimwe tugiye nta kintu weretse abantu bari kutuganiriza wenda kindi uturusha tubwire turusha iki mu minsi yose mu minsi maze icyo naba ngeragezaho ni icy'uko sinapfa kuburara kubera iki yagerageza nkashakisha uburyo nanjye navuga ati iyo panaro sinyibure icyo kurya sinyibure ubuzima busanzwe nyine ubunuka oya Kigali nagiye rimwe ryonyine mu buzima bwawe ntakandagiye rimwe warigiye ukora iki ngiye gusura abavandimwe niki kidasanzwe wabona niki kidasanzwe hasanze iterambere rimeze rite hari amazu meza imihanda yaho irakoze urabona ko harakeye hari amafaranga wumva gutakwizira bose bageze ikigero ukabukora ku inanga ariko ngo wabonyeho n'abakobwa beza ntabwo bahabura i Kigali hararyoshye rikada Kigali iraryoshye rwose hari n'abana beza ariko na hano nabonye bahari aha ngaha kugira tuzatera imbere babe babasha ko bakandagira abo bana beza kereka ko umuhanda wacu badushyiramo nka kaburimbo ku buryo usanga natwe umuhanda wacu natwe uryoshye Kigali mu myaka ya 30 yayigezemo yabonye ko Kigali byose byahatari yatandukanira mu iterambere ndetse ngo n'abana ibintu byari bimeze neza ntabwo yifuje kugaruka Kigali ni nziza ubwo se wowe iyo warahagiye simbizi ariko ndabizi ntabwo aba utarahagera ibyo nzi neza urabona umuhanda w'i Kigali usa nk'ina i Kigali nta cyaro kihaba ariko dore nk'ahangaha umuhanda atari igitaka gusa niyo mpamvu nanga twebwe tudashaka gutera imbere nose hari umuzungu uzaparika ahangaha se avuga ati basi hari hoteli ahangaha ngiye kujyamo ariko yagenda akareba akadunga ubwonko hariya ubu se uzajya kwinjira muri iriya nzu ufite imodoka yawe saba waza guparikamo ukajya kunywamo urwagwa rwa magana nta bantu b'abakire bajya baza gushaka akadunga ubwonko aza kuhakora iki se aje gushaka akadunga ubwonko ngo yinywere ntawe ushobora kuhaza inanga turacyakiriye nta terambere rwose harakorwa iki kugira ngo rize kereka mutukuye nk'ubuvugizi naba uzangaha natwe mukadushyiramo kaburimbo ahangaha akagari ka Rugango buriya ahantu iyo haje umuhanda urabona amazi barayaduhaye umuriro turawufite nibagerageze baduhe n'umuhanda nibawuduha kandi ari uyu nguyu abazungu nta muzi ushaka gukandagiramo n'umuhanda murashaka kubona abazungu no bakanda abazungu bakajya baza ariko tukagera ku ntabwo tubazi ntabwo turabakunda n'abanyarwanda twese turakundana ariko uyu muhanda ukoze hari amazu meza amazi twarayashikiriye ahita usanga rwose natwe turi ku iterambere uwo muzungu ashobora gukandagira ahangaha ko ntakandagiye n'umuzungu wenda se w'umukobwa cyangwa se ubundi mwashobora kumubwira twagerageza mwabigenza mute twagerageza harimo bagiye barasomye neza nabo bahabona ubwo se akazi ntiwaba ukabuze hoya ntabwo akazi kabura kubera iki akazi ntabwo kabura buriya iyo ahantu hageze iterambere
n'ibindi bintu byose biba byakunze. Ushaka kwereka umuzungu ko ukeneye akazi wamubwira tubwire umuzungu arahageze uramusaba akazi ntazi ikinyarwanda bivuga icyongereza n'igitare cyangwa barukura muvugishamo kabigenzo cyangwa mukira n'amarenga ariko guteze ariko buriya banjye nakubwiza ukuri yabitwereke nakubwiza ukuri iyo ahantu hateye imbere n'uyu mwana ubona uko asa gutya hatembe ntabwo yaba asa gutya ariko ntabwo nsubira ikibazo nkubajije uri kundijije oya nawe ukujijije nsubiza nyine ntabwo n'abantu bananyunganira ubundi wenda ngo yanamubwirira ariko ikigaragara cyo njye nakubwizaho ukuri ahangaha hari iterambere n'abanyarwanda tubatewe kuhatera mu gihe mu gihe twebwe yaje neza ngo Kagame hasi uriya ni umurwayi uterekemo rero gato salama ntukore mwatangira kwerekeza no mu bindi biganiro twagiye no kwerekeza tugenda turaganiriza ibintu bitandukanye tukava mu byiza tujya mu bundi ubwo rero no kwibiganiro ni byinshi cyane hari ibyabanjirije ibingibi hari iki ngiki hari n'ibindi biraza mu kanya ubwo rero reka tubabwire ngo nta mashusho aba agiye gucaho ariko hari andi yabanje hari n'andi ari buze yakurikiraho nyuma gatatu turimo tuganira yagize atubwira ibintu byinshi cyane mwumvishe utuntu yatuganirije ibintu bisobanutse bitandukanye imico y'ahangaha muri rero karitsiye turimo ndetse n'ibindi bakeneye nyine byose mwabyumvishe gusa hari ibyo wakuyemo nawe hari ibyo n'ubundi wumvishe ashaka ko gusangiza atwe tukomeza kugushakira ibindi byiza byinshi cyane hirya no hino hatandukanye isubscribe tujye kwagezaho ikindi kiganiro mu kanya twizera ko muri mumeze neza kandi mukomeza no kudukunda right stay connect mu kanya gato cyane ibihe byiza mwakoze kuba natwe muri iki kiganiro asante sana